ashaka umugisha ariko nyamara uwo mugisha murashaka kuwakirana ibiganza byanduye, murashaka kuwakira mukiraho mwahoze. Imana itugirire neza. Murashaka kwakira umugisha ariko mukiraho mwahoze. Abantu benshi baracyaraho bahoze, nubwo bari mu rusengero ariko baracyaraho bahoze. Hari abaririmbyi turababona bararirimba ariko baracyaraho bahoze. Imibiri niyihara ariko imitima iracyaraho yahoze. Wahoze uri umusinzi mu kabari ariko na bugingo n'ubu nguko bavuyeyo ariko baracyariyo. Bigaragara yuko bahindutse ariko ntabwo barahinduka. Bahinduye imyambarire ariko imitima uko yari iri niko ikiri. Wa mutima wasambanaga ni wo winjiranye mu rusengero, wa mutima wibaga ni wo winjiranye mu rusengero, ntabwo wigeze uhinduka rwose, uracyari wa wundi. Imana iragusaba rero nguve, gira vayo mu kwezi kwa munani. Imana ikeneye kugendana n'abantu bayubaha, ikeneye kugendana n'abantu bayumvira, ikeneye kugendana n'abantu bahinduye yicuruje, ariko Imana ije kubarana nawe. Imana ije kubarana nawe. Imana itugirire neza. Imana ije kubarana nawe. Umva bishop we, Imana ije kubarana nawe. Imana ije kubarana nawe. Imana ije kubarana. Bambaye uniform z'abaririmbyi, nkabona barakora umurimo w'Imana mu rusengero, ariko ngiye kubona nkabona bataha baranyura mu muryango umwe, ariko nkabona uwo muryango uramanuka werekeza ahantu hari irimbi, nkabona buri umwe wese aramanuka yinjira mu mva. Mu bigaragara aba bantu bari batuye mu mva. Ndangije ndabaza ntese Mana biriya ni ibiki bimeze gute? Imana irangije irambwira ngo nubwo bareba hariya baragaragara nk'abantu bazima, iyo mubitegereje mukabareba muba mubabona ko ari seriye, mukababona ko ari bazima, ariko impamvu ubona bataha mu mva nuko ari imirambo, ni intumbi zapfuye kera. Aba bantu nubwo bambaye imyambaro ya nubwo bambaye imyenda ya gipasitoro, nubwo bambaye imyenda ya kidiyakoni, nubwo bambaye imyenda ya giprofete, nubwo bambaye imyenda ya gihanuzi, nubwo bakora uyu murimo, baragaragara ko bariho. Iyo mubareba barahumeka, iyo mubareba baravuga, iyo mubareba bakora amajeste, ariko iri mu gihugu cyo mu ijuru yabapfushije kera. Birababaje. Yabapfushije kera. Birababaje. Ngiye kubona mbona buri umwe wese arasohoka mu rusengero. Reka nanjye ngusuza dukurikiye kusezerano TV n'ibyacu bikomeye cyane kugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye aho waba uherereye hose, ushobora kuba dukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ndavuga muri diaspora. Reka nsuze inshuti zacu z'abarundi, turabizi ko mudukurikira muri benshi cyane. Reka nsuze kandi n'abarundi bari muri diaspora mwese, reka mabwenga amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe na Profete Iman. Yego. Profete amakuru. Kuri ni meza, ndashima Imana. Urakomeye. Kuri kose ndakomeye. Abona umwami Imana ndinze. Amina. Kandi ndiye muri ya masengesho agikomeje. Isengesho y'iminsi 90 tugeze ku munsi wa 42. Urumva atagiye. Ubwo turi mu cya kabiri cyayo buriya byango ntiyarangiye. Yarangiye. Ariko turacyayakomeje, Imana iri kuyadufashirizamo. Amina. Kuri Eri Elohe bimeze bite? Eri Elohe turakomeye, turashima Imana. Yego. Imana irimo irakora ibikomeye. Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Ndashima Imana umunsi w'ejo. Yego. Ejo kuwa gatanu. Kuwa gatanu. Ejo nibwo twateranye. Hari umukobwa nigeze nabwo yanyuze mu ntuza mu materaniro, ntihaciye iminsi, kuko hari nko mu kwa munani k'umwaka washize. Yari amaze gupfusha ubukwe inshuro zigera kuri 4. Ubukwe yarapfushije ubukwe inshuro zigera kuri 4, noneho baramuroze amaze umwaka. Noneho nyuma yo gupfusha ubwo bukwe yari amaze umwaka
atajya mu mihango y'abakobwa mwaka wose atajya mu mihango. byajyananye no gupfusha ubukwe? Jyana no gupfusha ubukwe. Yari yararozwe na nyirasenge aramuzinga pe, abantu bazi kuzinga, aramuhambira arakomeza. Ariko icyo gihe twamusengeye Imana, dukomeza gusengana Imana, twubaka igicaniro cy'amasengesho. Ariko ndashima Imana, ejo yaje mu materaniro arashima, aravuga ati Imana yarantabaye, sinkigira ikibazo cyo kubura imihango. Kabiri, mu kwa 9 afite ubukwe. Wow. Afite ubukwe rwose, n'umurenge bawuvuyemo. N'umurenge wavuyemo. Imana kimwe. Ubundi aho niho batarengaga. Hari n'ubwapfiraga ku murenge, arabagiraga gute, ariko ubu n'umurenge bawuvuyemo. Rero umva ko Imana irimo iragenda ikora ibikomeye, kandi Imana irimo iragenda ihindura amateka. Hari n'undi muntu wari wampaye icyifuzo cy'umuntu w'ufunze, yari amaze igihe kinini. Baza umuntu wari ufunze imyaka 4 yose atari yaburana. Dosiye ye iri inyuma mu kabati. Barayibitse. Ari barayishyize mu kabati. Nabwo batazi nyirako. Ariko ndashima Imana, muri iki gitondo yabyutse ambwira ngo bamurekuye. Wow. Yaburanye bahita banamurekura. Urumva nishimwe rikomeye cyane. Amasengesho rero ajya akora ibikomeye, amasengesho ajya yimura imisozi. Se uriya muntu uwo muvandimwe ufite ubukwe mu kwa 9 nubwo yavuye mu murenge buriya shatse ntiyakomeza gusenga, murozi ntashaka kumukubita akantu muri iyi minsi? Urumva ubu ngubu nibwo bikomeye. Ni ukuvuga ngo cyane cyane buriya abadayimoni, habaho abadayimoni bo guhora, hakabaho n'icyo bita ifuhe ry'abadayimoni. Ni byiza yashimye, ni byiza ko bimeze gutyo, ariko icyo bimusaba ni ugusenga. Ni ugusenga cyane. Ubu ngubu nibwo dufite urugamba runini cyane rwo kumusengera Imana. Numvishe hari ibintu abantu bajya bagira ngo ntibibaho, ariko umugani bw'umuntu yararimo ambwira ubuhamya bw'umukobwa nawe wari ufite icyo kibazo. Yarambagizwaga wapi, ubukwe bugapfa kabisa, n'ubupfira hafi akunuza. Mwenga Imana iramutabara, irangije amubwira uti rero ubukwe ugiye gukora, umurozi nzamuhuza ku munsi w'ubukwe ntago azakubona. Kenshi nyine bwapfiraga nyine iminsi ya nyuma. Mu gitondo ku munsi w'ubukwe bwe, umurozi wenda sinzi ibyo yagombaga gukora, ntiwamenya ibyari kuba. Ngo akibye kuko yari amuzi, gakibyuka ngo yagiye kugenda, sinzi ukuntu umwana yasohotse imodoka ibikubise umwana we. Umwana w'umurozi. Ubwo umurozi yiruka afata umwana ajya kwa muganga. Abandi bukwe butaha amahoro. Ari kwa muganga. Imana ikomeze. Imana yari yamubwiye ati nzamuhuza ku munsi w'ubukwe. Igigamburuza imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza inama zabo. Rero ibyo bintu abenshi abantu ntago bemera ko bibaho, ariko bibaho. Imana igitabara abantu bayo. Abarozi bahuze, abarozi bajya bahuga, Imana igatabara abantu bayo. Rero uwo mukobwa nzi neza ko azakora ubukwe, kandi nzi neza ko Imana izamugira neza. Hari n'undi we yari afite ikibazo cy'uko inda ziwe zitarenzaga amezi 2 zitavuyemo. Yari amaze gukuramo inda 6 zose zivamo. Ejo bundi aza mu rusengero tumusengera Imana. Rangije icyo gihe yaje haciye nk'icyumweru ivuyemo. Ndamubwira nti Imana igiye kongera gusama, ariko ndakubwiza ukuri ntabwo inda yawe izongera kuvamo. Amina. Biragenda bigeze ku mezi 2 bitangira gukorogana. Arampamagara ati ko byagoranye. Ndagenda njyayo musanga aho batuye hariya za Bugesera, musengera Imana. Maje kumusengera Imana aho mu rugo iwabo aho baba, niho umurozi bari baturanye umuryango ku wundi. Utekereze ko bagerageza kwimuka, bagerageje kumwimuka inshuro nyinshi. Uko batekereje kwimuka umugabo bakamuhagarika ku kazi, amafaranga akabura. Ariko ubu yarongeye aratwita. Ndashima Imana ubu ngubu. Ejo yararimo ambwira ati uzi ko amezi 3 yuzuye mushumba. Atuba amezi 3 yuzuye, ni ubwa mbere ngize inda amezi 3 akuzura.
ariko ndamubwira nti mu izina rya Yesu n'atanu azagera n'atandatu n'arindwi n'umunani 9 yuzura ukikira umwana muzima. Wow. Akikira umwana muzima mu izina rya Yesu bigomba kuzaba. Yego. Numva rero Imana ikomeje gukora imirimo. Ubwo abandi bazaze birebere kuwa kabiri, kuwa gatanu no ku cyumweru. Kuwa gatanu ngira ngo mwirirwamo. Kuwa gatanu twirirwamo. Cyane cyane noneho ubu kuwa gatanu turimo turagira ibihe byiza by'icyumba. Ngo no guhera mu gitondo. Noneho hari ibintu byiza. Ejo ndimo mbwira abo turimo gusengana ntimureke ibi bintu bizagumeho. Hari ibintu twagiye tubamo, hari uburyo tumaze iminsi dukora ku rusengero ku buryo umuriro bawukuyemo nta byuma birimo. Ariko nta byuma birimo turi gusenga ari amashyi gusa no kuririmba noneho guhera mu gitondo. Ukuntu bino bihe biryoshye nka bimwe bya kera reka. Bimwe bya kera abantu buzura umwuka wera kumana ikamanuka ukayumva ko yamanutse ukayumva neza. Buriya nubwo ibyuma abantu babikunda nubwo umuziki abantu bawukunda ariko hari uburyo buriya. Ariko uziko burya yari icyumba mu byuma wumva bitaryoshye. Ntago bivamo. Ntago ubu byumva neza. Ntago bawumva. Ariko yari icyumba abantu begeranye basenga uhita wumva bwa bwiza ukumva data we ukumva bya bihe bya kera biragarutse. Tumaze iminsi rero tugira ibihe byiza nkavuga nti Imana idufashe ibi bihe bikomeze kandi ndumva nshaka ngo bikomeze. Imana ibidushoboze biraza gukomeza. Amina. Prophet reka rero twere gutinda. Uyu munsi rero mbwitera message y'ukwezi kwa 8. Imana yampaye ngo ntambutse abantu bayo bayumve. Ndumva twasenga Imana ubundi ukaduha iyo message. Yego. Mwanya no wawe. Data ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana yumva gusenga. Ngushimiye imirimo yawe, ibyo wakoze ni iby'igiciro, ibyo wakoze birahambaye. Twarakubonye, twabonye ineza yawe, twabonye gukomera kwawe, ni byinshi wakoze turakubona. Nkundira umuntu wese udukurikiye muri aka kanya, ijambo ryawe rimugereho kandi ijambo ryawe rimukoreho. Nirukanye uburiganya bwose bw'abazimu n'abadayimoni n'uburiganya bw'umwanzi shetani bwose butsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Nunkundire utanga umugisha ku muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe kandi nanjye ntaba ari nge, izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Urakoze Kristo. Amen. Katurebana ijambo ry'Imana. Yego. Riri mu Itangiriro ibice 12. Kadusome. Haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha bakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu agenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, rutajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shima Imana. Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Amina. Nibyo koko tuvuye mu kwezi kwa 7, ngira ngo uyu munsi ni tariki 29. Harabura iminsi 2 kugira ngo uku kwezi kwa 7 kurangire. Ariko hari ibintu Imana yambwiye kuza kubwira ubwoko bwayo. Jambo ry'Imana rirambwira ngo ukunda Imana ni umenywa nayo. Ukunda Imana ni umenywa nayo. Jambo ry'Imana ryo ravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Rero dusomye ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 12. Ijambo rivuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu. Ntabwo yamusabye, yaramutegetse. Aramubwira ngo va aho ngaho utuye usiga umuryango wawe n'inzu ya so ugende mu gihugu nzakwereka.
rimwe nzaguha umugisha, kabiri nzogeza izina ryawe, gatatu nzaha umugisha bakwifuriza umugisha bose, kane uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe ni mu rubyaro rwawe, mu rubyaro rwawe rwose ni mu isi yose izaherwamo umugisha. Imana itugirire neza. Ibi ngibi Imana ibibwira Aburahamu, ariko hari ijambo yabanje kumubwira rivuga ngo va. Imana itugirire neza. Ukeneye kugira ahantu ubanza ukava kugira ngo ubashe kubona umugisha w'Imana. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo ni kubera iki barimo bashaka umugisha, ariko nyamara uwo mugisha murashaka kuwakirana ibiganza byanduye, murashaka kuwakira mukiri aho mwahoze. Imana itugirire neza. Murashaka kwakira umugisha ariko mukiri aho mwahoze. Abantu benshi baracyari aho bahoze, nubwo bari mu rusengero ariko baracyari aho bahoze. Hari abaririmbyi turababona bararirimba ariko baracyari aho bahoze, imibiri niyihari ariko imitima iracyari aho yahoze. Wahoze uri umusinzi mu kabari, ariko na bugingo n'ubu ngubu nubwo uririmba, ariko iyo utashye urongera ugasinda, uracyari aho wahoze. Uri umushumba, uraririmba, urayoboye intama, urashumba, uragira gute, ariko uracyari aho wahoze. Imana irangije irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo nubwo mugaragara nk'abimutse ariko muracyari aho mwahoze. Hari ijambo Imana yabwiye, hari ijambo Farawo yabwiye Abayisiraheli ubwo yajyaga kubarekura ngo bagende bava muri Egiputa. Yababwiye ijambo rikomeye cyane, arababwira ngo ndabareka mugende mutambire Imana yanyu mu butayu, ariko muramenye ntimunge kure, mugumye munsabire. Rero n'abantu barakijijwe, nibyo bigaragara ko bakijijwe, bambara umwambaro w'abarokore, ariko hari abantu ntabwo mwavuyeyo, n'ubundi abantu baraba bari mu rusengero ariko bavayo bagasubirayo bakajya gukora uburetwa bwa Farawo. Imana irangije irambwira ngo abantu bashaka kubona mu maso y'Imana nimubanze muveyo muvuyeyo, kandi nimuveyo mwese, nimuveyo mwese. Imana itugirire neza. Imana ibwira Aburahamu iramubwira ngo va aho ngaho utuye muri Uriya Bakarudayo, usiga umuryango wawe, usiga inzu ya so, ujya mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Ariko ikintu Imana yabanje kubwira Aburahamu ni ukuva. Rero ikibazo uyu munsi Imana ifitanye n'abantu, bigaragara yuko bavuyeyo ariko baracyariyo, bigaragara yuko bahindutse ariko ntabwo barahinduka. Bahinduye imyambarire ariko imitima uko yari iri niko ikiri. Wa mutima wasambanaga ni wo winjiranye mu rusengero, wa mutima wibaga ni wo winjiranye mu rusengero, ntabwo wigeze uhinduka rwose, uracyari wa wundi. Imana iragusaba rero ngo uve, vayo. Mu kwezi kwa munani Imana ikeneye kugendana n'abantu bayubaha, ikeneye kugendana n'abantu bayumvira, ikeneye kugendana n'abantu bahindutse kandi rwose, kandi bahindutse mu buryo bwose, bahindutse mu buryo bwose. Uku kwezi kwa munani Imana irashaka ngo kuba ukwezi ko guhinduka. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo mwinjira muri uku kwezi, ariko mukwinjiranemo n'impinduka nshyashya. Impinduka winjiranamo ni izo guhinduka ukaba icyaremwe gishya, ni izo guhinduka ukaba umwana w'Imana, ni izo guhinduka ukaba uwubaha Imana, ni izo guhinduka ugakora iby'Imana ishaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana irangije irambwira ngo nze mbwira abantu ngo Imana ije kubarana nabo. Uri umuhanuzi, Imana ije kubarana nawe. Hari impano Imana yaguhaye, hari itaranta Imana yaguhaye, ufite uko wayikoresheje cyangwa ufite uko wayicuruje, ariko Imana ije kubarana nawe. Imana ije kubarana nawe. Imana itugirire neza. Imana ije kubarana nawe. Umva Bishop we, Imana ije kubarana nawe. Imana ije kubarana nawe. Imana ije kubarana n'abantu bayo. Imana ije kubarana n'abantu bayo.
Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iherutse kunkora ku maso. Ibi ngibi ndabikubwira ndashize amanga, ndabikubwira kugira ngo uhindure ingamba. Imana iherutse kunkora ku maso, ngiye kubona mbona abantu bambaye imyenda ya gishumba. Nabonaga bambaye imyenda ya gishumba, bandi nkabona bambaye uniform za korari, bandi nkabona n'abarimu, bandi nkabona n'abadiyakoni, ariko nkabona bari mu rusengero, ariko basohoka nkabona aho bataha, nkabona baratashye, ariko nkabona aho bamanukira bagenda, nkabona baramanuka buri umwe wese ajya mu mva ye, n'undi ajya mu mva ye, n'undi ajya mu mva ye. Ngo nagiye kubona mbona abantu bambaye imyenda ya gishumba, mbona abantu bambaye imyenda ya kidiyakoni, mbona abantu bambaye uniform z'abaririmbyi, nkabona barakora umurimo w'Imana mu rusengero, ariko ngiye kubona nkabona bataha baranyura mu muryango umwe, ariko nkabona uwo muryango uramanuka werekeza ahantu hari irimbi, nkabona buri umwe wese aramanuka yinjira mu mva, yinjira mu mva. Mu bigaragara aba bantu bari batuye mu mva. Ndangije ndabaza ntese Mana biriya ni ibiki bimeze gute? Imana irangije irambwira ngo nubwo bareba hariya baragaragara nk'abantu bazima, iyo mubitegereje mukabareba muba mubabona ko ari seriye, mukababona ko ari bazima, ariko impamvu ubona bataha mu mva ni uko ari imirambo, ni intumbi zapfuye kera. Aba bantu nubwo bambaye imyambaro nubwo bambaye imyenda ya gipasitoro, nubwo bambaye imyenda ya kidiyakoni, nubwo bambaye imyenda ya giprofete, nubwo bambaye imyenda ya gihanuzi, nubwo bakora uyu murimo, baragaragara ko bariho. Iyo mubareba barahumeka, iyo mubareba baravuga, iyo mubareba bakora amajeste, ariko iri mu gihugu cyo mu ijuru yabapfushije kera. Birababaje. Yabapfushije kera. Birababaje. Ngiye kubona mbona buri umwe wese arasohoka mu rusengero, asohoka mu rusengero, ariko mbona berekeza muri ya nzira, kandi nkabona aho bajya ari hamwe, ariko nkabona ni ahantu bataha. Nabonaga ari irimbi kandi nkabona ari rinini, ariko nkabona buri umwe wese arinjira mu mva ye, yinjira mu mva ye. Abantu benshi bari muri uyu murimo, bagaragara nk'abariho, bagaragara nk'aho ari bazima, ariko Imana irangije irambwira ngo muri uyu murimo harimo abantu bapfuye kera, harimo abantu barangiye kera, kandi barimo gutukisha izina ry'Imana. Ngiye kwinkibibona rero bikimeze gutyo, ngiye kubona iyerekwa ryarakomeje, noneho ngiye kubona mbona umuvu munini cyane. Umuvu, nabonaga umuvu. Uyu muvu watangiriye muri rwa rusengero nabonagamo ba bantu, ngiye kubona mbona uwo muvu urakomeje, urakomeza no muri za mva, no muri za mva ba bandi batahamo, urakomeza. Amazi aruzura, amazi aba menshi. Ngiye kubona mbona hamwe hari imva, nabonaga irimbi, kandi nabibonaga ba bandi batarasohokamo, nabonaga binjiramo, buri muntu ajya mu mva ye, ariko igihe bakirimo ngiye kubona mbona haje umuvu mwinshi cyane. Umuvu uratemba, uratemba, uratemba. Umajije gutemba, ngiye kubona mbona muri za mva bari barimo zuzura amazi. Nagiye kubona mbona hamwe hari imva hararigise, sinongera kuhabona. Ndabaza ntese Mana biriya byo bimeze gute? Imana irangije irambwira ngo uko ubonye hariya harigise, ni nako uyu munsi wa none ngiye kwimanukira ngakora isuku mu murimo wanjye. Imana irambwira ngo igiye kumanuka izikora isuku mu murimo wayo. Mu murimo wayo Imana igiye gukoramo isuku. Umva nkubwire, yewe muntu uzi kuri gukora umurimo w'Imana, ariko iby'Imana warabigoretse kera, urimo urakora umurimo w'Imana, ariko icyo Imana yagutumye gukora atari cyo urimo urakora,
ndagira ngo nkubwire ngo wapfuye kera, ndagira ngo nkubwire ngo uragenda ariko uri umurambo. Ubwo nahise ngira ubwoba, ndavuga nti buriya naho tugenda gutya mu nzira ahangaha siko hari igihe umuntu ashobora kuba agenda asuhuzanya n'imirambo atabizi. Umuntu agenda asuhuzanya n'imirambo atazi ko ari imirambo. Hari imirambo irimo iragenda. Yewega hari imirambo igenda. Hari imirambo igenda. Hari abantu mubona ko ari bazima, ukabona ari abantu barebare, ukabona ko bari seriye, ukabona ni abagabo b'ibikwerere, ukabona ni abamama beza, ukabona barambaye, ukabona bagize gute, ariko ni imirambo yigendera. Nagize ubwoba, Imana irangije irambwira ngo ninze mbibwira abantu, ariko numva mfite ubwoba cyane. Imana irangije irambwira ngo ninze mbabwire, ndangije ndavuga nti ntacyo nzaza mvugira Imana, nta bwoba mfite, ibingibi ndabibabwira ntabatinya, ibingibi ndabibabwira nshize amanga. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru mu kwezi kwa munani, mu kwezi kwa munani Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo nibezwe. Imana yambwiye ngo nze mbwire abantu ngo nibezwe. Nkitegereje aho ngaho, ngiye kubona iyo paje ivaho, ngiye kubona mbona ku ruhimbi, ku ruhimbi hano aho twita ku ruhimbi, ngiye kwitegereza nkabona umubishopu n'umudiyakoni bafunze inguni imwe ku ruhimbi, nkabona perezida wa korari na dirija wa korari nabo bafunze indi nguni ku ruhimbi. Karabaye. Nditegereza ndareba, Imana irambwira ngo ukomeze witegereze. Ndagumya nditegereza, ngiye kubona nkabona mwarimu nawe ari ku yindi nguni. Ndagumya nditegereza, bavuye aho ngaho binjira muri biro, bajyana amaturo mo imbere muri biro, bagezemo bararwana, nabyo ndimo mbireba. Imana irangije irambwira ngo ntureba, Bishop avuye muri biro aragaruka, yigisha ijambo ry'ibitangaza, urusengero rwuzura umwuka, abantu bitera hejuru. Imana irangije irambwira ngo nubwo bariya abantu ureba ukabona buzuye umwuka, ariko uriya mwuka buzura ntabwo ari uwanjye. Baraza bakababwira ibitangaza kandi nabo nibyo banyotewe. Ati bariya abantu ubona babwira ibitangaza ukabona buzuye umwuka, ati bihwanye no kuba hari ahantu hakurya umuntu akahagushimira. Ati abantu bararikiye iby'isi ntabwo bararikiye iby'ijuru. Imana irangije irambwira ngo bariya ureba bose, harimo abasambanyi, harimo indaya, harimo abajura, harimo abibone, harimo abanyamagambo. Bariya ureba bararoga, bariya ubona baricana, bariya ubona ni abagome. Ati kandi muri uyu munsi mu nsengero nizo zahindutse senga y'ibyaha. Ntabwo abantu bagitinya gukorera ibyaha mu rusengero, ntibagitinya gukorera ibyaha ku ruhimbi, mbega abantu ntibacyubaha inzu y'Imana. Imana irangije irambwira ngo ibyo nibyo yarambiwe, ibyo ngibyo ije kubitsembaho. Imana irangije irambwira ngo ninze mbwira abantu babe maso kuko igihe kiraje kandi kirahise. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ije kurobanura intama mu ihene, kandi Imana ije gukora isuku mu nzu yayo. Hari abantu bagiye gupfa impfu, kandi impfu z'amayobera. Benshi bazapfa bakindutse kandi bazapfa nabi bitewe n'uko bagomeye Imana. Hari abantu bagiye gupfa kandi bagapfa bakindutse, bagapfa nabi kuko banze kumvira Imana. Kubera yuko mwabeshya abantu, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru nayo ije kubahana.
mwiyitiriye izina ry'Imana ariko Imana ntabwo ibazi, muvuga yuko muri abakozi b'Imana abandi mukavuga ko muri abana b'Imana, ariko Imana irangije irambwira ngo nze mbabwire mwabagome mwe. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ije guhana buri muntu wese wiyitiriye izina ry'Imana azi ko atayikorera kandi azi ko adakiranuka mu mutima we. Imana irangije irambwira ngo ninze mbivuge kandi nkomere nshize amanga ngo nubwo ari abagome ariko ntacyo bazantwara. Yesu ni umwami w'abami. Amina. Rero ndagira ngo nkubwire inshuti y'umusaraba, garukira aho ngaho kugira ngo ubone mu maso h'Imana. Abantu benshi murimo murakunda ko bababwira ibitangaza ariko ntimushaka ko bababwira ibyaha byanyu, ariko kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hahirwa 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 umuntu ufite mu mutima w'inzira z'igisiyoni, uwo nguwo nagera mu gikombe cyitwa Baka, Imana yarambwiye ngo uwo muntu izamurwanirira. Kandi Imana irangije irambwira ngo nze mbwira abantu ngo muri uku kwezi kwa munani hari abantu bubashye Imana, abagerageje gukorera mu kuri no mu mwuka, bamaze igihe basuzugurwa, bamaze igihe baratawe, ariko Imana irangije irambwira ngo nze mbwira abantu bubashye Imana, Imana izanye ingororano zabo. Hari abantu bamwe Imana igiye gukura ku ntebe yimika abandi. Hari abantu Imana igiye gukura ku ntebe Imana yimika abandi. Hari abantu bigize ibikomerezwa bigira ibitabashwa, ariko Imana yanyeretse intebe zabo zihirima, Imana izamura abari batoya. Hari abantu bagiye kwimikwa bagashyirwa hejuru. Hari abantu bamaze iminsi Goliyati abatwaza igitugu. Hari abantu bamaze iminsi Goliyati abatera ubwoba. Warwanya intambara nziza, urwana intambara yo gukiranuka, urwana intambara yo kubaha Imana, urwana intambara yo gukora iby'Imana ishaka, ariko zoni mashando wiribirifa. Imana y'amahoro ije kukubambira amahema, kandi Imana y'amahoro ije kuguha agaciro aho wamburiwe agaciro. Reka nkubwire, wabaye umukene abantu barakwanga, ariko wakiranukiye Imana. Wambaye ubusa ariko ukiranukira Imana, baragusuzuguye ariko ukiranukira Imana. Humura, Imana iraje ije kuguhorera, kandi Imana iraje ije kugutereka ahantu hamwe yavuganye nawe. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, hari ibintu wihimbajemo wishyira hejuru. Hari abantu babeshyeye Imana ngo niyo yabatabaye, ngo bafite amashimwe, amara hari abubatse amazu mwarayakuye mu busambanyi. Hari abantu muri mu kazi murabizi ko mwagasambaniye. Hari abantu muri mu myanya y'ubushumba murabizi ko mwayiguze mutanga amafaranga agaro, murimo muranyunyuza imitsi ya rubanda, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iriyiziye ije gukora isuku mu murimo wayo. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro ibishimire. Nta kindi kintu ndi buze kurenzaho, ni iki Imana yavuganye nanjye. Amina. Profe, reka tugushime kubw'iyo message. Murakoze cyane. Message ko ikomeye, witeguye amabuye? Nta kibazo, nge ndabyiteguye, nzi neza ko mfite Imana yanjye, ntabwo mbatinya. Uwiteka ari kumwe nanjye, nta bwoba mfite, nshize amanga. Ibingibi nta muntu n'umwe ntinya, nta wenjiwe, nta n'uwo nambariwe, nta n'uwo ndyamiwe. Uwiteka Imana yanjye arampagije wenyine. Ntabwo ndi hano ngo hagire umuntu uwo ari we wese unkunda. Oya, kunkunda bireka ukunde Yesu. Yesu uri muri njyewe n'intwari kandi arakiza. Se muri abo hari abo wamenye? Oya, muri abo ngabo nagiye mbona, ntago nagiye mbasha guhishurirwa amasura yabo, ariko nabonaga ari abambaye imyenda ya gishumba, ndetse nkabona ari abambaye amakanzu bakora umurimo w'Imana. Tuzababwirwa n'iki? Tuzababwirwa n'iki? Abo izo ntumbi muzababwirwa nuko bagiye gutangira kunuka. Icyatumye mutabamenya, bari batarabora. Barapfuye ariko bari batarabora. None bigiye kunuka. Bagiye kubora banuke. Yesu yarabivuze neza, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imana irangije irambwira ngo ikikwereka yuko abantu batagikunda Imana, barimo barashaka gukorera Imana ariko bafite ibyaha. Rero nabo ngabo bayobotse inzira yuko batagishaka
batagishaka kubwira abantu ibyaha byabo, ahubwo bari kubabwira ibitangaza. Ugasanga umuntu guhera ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere barakubwira ibitangaza, ariko nyamara nawe urabizi ko uri umusambanyi, nawe urabizi ko uri umujura, nawe urabizi ko uri umwibone. Iryo juru ujyamo ntabwo ari iry'ijuru Enoke yagiyemo, oya, ntabwo ari iryo Enoke yagiyemo, ntabwo ari iryo Eliya yagiyemo. Cyokoze wenda irya Kamonyi iryo uzarijyamo, cyangwa irya Gasogi, wenda aho ngaho uzajyayo, ariko kubamenya muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo hari abananiwe iby'umusaraba bikorera igisa n'umusaraba. Hari abantu bananiwe iby'umusaraba bikorera igisa n'umusaraba. Hari ibyo muri iyi minsi nabonye basigaye biharaje ngo nibyo bita kuvuga ukuri, ngo hari abantu ngo basigaye bafite ukuri ngo utasanga ahandi. Kuvuga ukuri utasanga, afite ukuri utasanga ahandi, bafite ukuri utasanga ahandi, kwa kuri kutabyutsa uwaguye, kwa kuri gushyingura uwaguye. Hari ukuri kutabyutsa uwaguye, ugasanga kurashyingura uwaguye, ngo nabo bazabibazwa. hari abantu bitwa ba ngeso nziza ariko badakijijwe, babasha gutaramira ku ngo z'ababo babashije kubona zasenyutse, ariko nyamara n'izabo ntizihari. Icyo babashije ni ukubihisha yuko zidahari. Bataramira ku z'abandi ngo zarasenyutse kandi izabo nazo zidahari, izabo ntizihari. Bityo bakoze ni ukubasha kubihisha, ni ukubasha kubihisha. Ubwo igisubizo kikaba cya kindi kivuga ngo igisambo ni icyafashwe. Imana iturengere, Imana y'amahoro iturengere. Ariko mwe mudukurikiye mube maso kandi musengesha umwuka iteka. Nimusoma Bibiliya ijambo ry'Imana izabamenyesha abo ngabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, ni ugukora ibiteye isoni nkeya, ni ugutukana, ni ugusebanya, ni amagambo y'amanjwe, ibintu byinshi cyane. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ubugwaneza. Iyo bavuze urukundo rurihangana, urukundo rurababarira, urukundo ntirugira igomwa, rwihanganira byose. Rero umuntu ugukunda uzamubwirwa nuko akwihanganira muri byose, kandi ibyo munyuramo byose mubinyuranamo, uwo muntu aba agukunda. Profe, urakoze cyane kubw'iyo message. Murakoze namwe. Kuwifuza kuba yakuvugisha turapiningaho nimero zawe hariya. Yego. Yakuvugisha. Yego. Ibindi akajya no ku mugambi w'Imana. Ku mugambi w'Imana akajyayo. TV. Yego. Niho buri umunsi ku wundi. Yego. N'ubundi butumwa niho bagenda babusanga, ndetse n'amateraniro byashobotse niho bazajya bayasanga. Yego. Ibindi numva no muri twasoza dusenga. Data, mu izina rya Yesu nsengeye ubwoko bwawe, mpanuye uko wambwiye, ubwoko bwawe mbahaye ubutumwa wampaye kubaha. Nkundira ijambo ryawe rigira ububasha, kandi unkundire uku kwezi kwa munani, unkundire uzukoremo ibikomeye, kandi abo gutabara ubatabare, abo guhindukira ubahe imbaraga zo kugaruka, n'abatari bakizwa ubaha agakiza. Ijambo ryawe rigumye ryamamare hose, kandi ubutware bwawe bugumye bukora ibikomeye. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom, amen.